ikinamico. Bakunzi ba radiyo Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Igise gisumba igisebe, wanditswe na Singizweyezu Donati, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Mu buzima ntawe utashukwa ngo akore ikosa, gusa hari bamwe bafata umunyamakosa nk'aho ari we kosa, bakamwikizaho kumufasha gukira ibikomere aterwa n'amakosa ye. Rimwe na rimwe bikaba nk'aho ntacyo yari amaze mbere yo gukora ikosa. Ese abo twanze gufasha badukeneye, umunsi twe twazabakenera bizagenda biti? Ntiwasanga tuzavuga ngo nubwo byagenze kuriya bwose nta mutima mubi? Ese twe twashobora kubabarira ku rwego dukeneye kubabarirwa bitewe n'ibyo twakoze? Dukurikire umukino. None se ubwo uzakomeza kubisha kugeza ryari koko Keti? Nakubeshye nanjye sinzi amaherezo ari. Ubu nyine bazi ko ndwaye. Gusa sinzi ahantu nahera mbabwira icyo ndwaye. None se n'ubundi ko bazabimenya utabibabwiye? Kandi nawe kubizi utabihisha igihe kirekire ngo bigukundire. Siyo mpamvu se nyine ndi kukugisha inama ngo mbwire icyo nakora we. Kuko nawe papura muzi yanyica noneho. Wumva se nabimenya warabimuhisha noneho ari bwo azakorohera? Ubu ni gute nabaye injiji bigeze hariya koko? Shaketi, ibyo urimo kwivugisha nta kintu biri buhindure. Arine we, nukuri n'ubu sindiyumvisha ukuntu ntwite. Kandi nukuri gukomeza kubeshya iwacu ko ndwaye biri gutuma mama mpangayikira cyane. Nawe ariko ari wowe wahangayika. Uzi ukuntu agukunda kandi akwifuriza ubuzima bwiza. Ibaze noneho ko ari gukeka ko ari abantu bandoze bampora ko ndangije kaminuza sha. Akabarozi nabo baragowe. Ngo akaba ariyo mpamvu yihishe inyuma y'imyitwarire yawe idasanzwe se? Yego sha, ngo barampora amashuri yanjye. Ntazi ko ayo nize nayapfushije ubusa umunsi nemera kuryamana na Abdul. Ahubwo uramuvuza uranyibutsa we. Ubundi papa w'umwana warabimubwiye akubwira ngo iki? Usibye we gusa se hari undi muntu uzi ko ntwite. Ibaze ko nawe ntarabimubwira. Sha uri igishwi. None se wabuze amahoro gutyo utaranabibwira waguteye inda? Uzi ko ntarenze ko yakwihakanye nk'abandi bose? Rega nanjye icyo nicyo ntinya. Ndi gutekereza aramutse anyihakanye ko nabigenza. Humura sha uriya mutipe aragukunda ntabwo ibyo bintu yabikora. Wowe ni ukubimubwira gusa. Ubundi ukareba ngo arahita ategura ubukwe bwihuse. Sha, jya umenya ko hano ari mu cyaro. Wabona avuze ngo tujye kubana nta bukwe dukoze. Erega jya umenya ko Abdul ari umusirimu. Ikindi kandi amafaranga yo gukoresha ubukwe bworoheje ntayabuze. Cyakora ari mu bakira umudugudu wacu ufite da. Reka nizere ko atari buntererane mu bibazo yashyize. Gusa nabyanze wareba ukundi ubigenza da. Ntabwira abankuru cyane ku byitaba. Ndakwinginze ibyo bintu bireke. Ujye wibuka Wibuka ko namenye Imana. Nyuma yo gusambana sinshaka no kuvutsa umuziranenge ubuzima. Nako nayo nibagiye ko bushize mbikubwira wari ugiye kunkuramo iyo kotsa. Haguruka dutahana amazi ahubwo. Sinshaka ko ababyeyi bahingura nta kintu ndakora n'ubundi. Ntibazi ko urwaye se? Ubabwire ko wari warembye. Cyakora iwanyu ntibazi no gukeka disi. Akeka igize kitagaragara. Kandi no mu busanzwe iyo urwaye barumva arashaka kurya. Ubu naciragura nk'uko se? Cyangwa ntiwaciraho bakureba? Shahaguruka unkorere iki kijerekani nitahire. Wowe se urumva koko ntabikora abandi? Nukuri ntusanzwe sheri. Abagabo bazi guteka nkawe baboneka hake kuri iyi si. Nibyo. Ubwo rero uri kwanga kumbwira ko bibishe.
ngo nibumbura nkanga kuzongera kugutekera. ni ukuri sheri na hoteli zose nagiyemo nta hantu na hamwe nari nabona umureti uryoshye nk'uwuteka. nicyo cyiza cyo gushaka umugabo wabaye muri geto nyine. nta kintu na kimwe aba atazi kwikorera. ni ukuri ahubwo tuzashinge resitora. Reka. kuko abakiriya ntitwabona aho tubashyira. ibaze rwose resitora yitwa Shere ya Andere na Clarisse. ubwo se bivuze ko nahita ndeka akazi nkajya nteka muri resitora? wanakareka da. reka n'ubundi ibintu byo gukorera abandi mba numva ntabikunze. ni uko bahemba neza nyine naho ubundi wabireka. niyo mpamvu noneho umaze iminsi unyerereza akazi. uragira ngo bazanyirukane sha? uretse ko guteka kuzi ko byananiye kuko mugabo mwiza. uragira ngo njye gutegura ibya mu gitondo wange kubirya? ngaho none amaherezo akazaba yahe? uko na murumuna we wajyaga adufasha yabonye akazi. bivuze ko tugomba gushaka umukozi wo mu rugo nyine. ngo iki? ahubwo nari maze iminsi mbitekereza sinzi impamvu ntabikubwiye. umukozi se ubwo azaba aje gukora iki? uyobewe ko twavuganye ko tuzaza mu mukozi tumaze kubona akana? kereka niba utwite. ni wowe watinyuka kumbwira gutyo koko sheri? iki se kandi mugore mwiza? ni iki kibi mvuze cyakuriza koko? ubu se kumbaza niba ntwite uzi n'ikibazo mfite washakaga kumvikanisha iki? mbabarira ni ukuri ntabwo nashakaga kukubabaza mugore mwiza. ndabizi ko tutarabona urubyaro ariko ntibisobanuye ko utatwita. urongeye kandi hanyuma se kwa muganga bavuze ko mfite ikibazo ari uko nshobora kubyara. ariko nanone wibuke ko bavuze ko ikibazo ufite atari icya burundu. kandi ndabizi neza Imana izaduha urubyaro. nta mpamvu yo kwiheba. se niba ari ikigeragezo cyayo koko imyaka 5 ntihagije kuki itareka natwe tukabyara koko niyo kaba akana kamwe? igihe cyayo ntikiragera sheri, kandi nagusezeranyije kuko byagenda kose tuzihangana mpaka. ngaho ihorere ihogoza ryanjye. gusa ujye wirinda gukomeza kugarura ibyo kubyara mu kiganiro cyacu kuko binyibutsa ko ntari umuntu nk'abandi. mwana yanjye we, harya ubundi byari bivuye kuki? si wowe byose ubiteye se? nivugiraga kuzana umukozi ukabizanamo gutwita. nta kibazo rwose. niba ari umukozi ushaka umuzane. ariko sinongere kubona amarira ku maso yawe. sibyo Clarisse karabo kanjye? nibyo Leandre rukundo rwanjye. umbabarire nanjye sinzi uko byari bije. gusa nyine uzashaka umwana w'imico myiza. urumva? sinshaka umuntu uzaza akangiza amahoro twari twifitiye. ibyo byo si ikibazo. hari inshuti yanjye ivuka mu cyaro ndaza kumubwira nshakira umwana usobanutse. sheri ngaho reka ngende ku kazi. dore nakabije gukererwa sibyo? mbese yamutanura hasi ndaguterura yera. uzi ko mvugurukije nayo wumva itere. rero ubwo wumvaga kuko ntatumugwa sheri? niko wowe waba uteruye igisabo ukagitwara nabi. ariko nawe ubu se nko kuri wanze ngutsaga iyo tugwa. siko ndi kumva gifite isereri. nta kibazo noneho ngaho uryama hano mu gituza cyangwa utagwa umukobwa mwiza sibyo? ko rwose nta kibazo wagira turi kumwe. ngaho nyegera sha. ariko si ubu uri mu bicyabdu. ndekura se nyine. oya ndekura. ese ikibazo ufite ni ikihe kandi sheri? sha ndekura pe. ese urushize ko wangoye kuko bwari ubwa mbere ubu ufite igihe kibazo. Abdu ntabwo ari byo byanzanye hano. none se numvanye ku muhanda ubwira ko ushaka twenyine turi babiri? kuba ngushaka ndagushaka ariko si icyo ngushakira. none se ikindi ushakira cyatuma ushaka twihereye ni igiki koko? usiko numvaga nawe wararyohewe nkanjye ukaba wari ugarutse. nyine gusa n'ubundi ibyo nshaka kukubwira bifite aho bihuriye. ni ibikize? ni umusaruro w'ibyo twakoze mbere. umusaruro w'uheza utari ibyishimo nyine? nagira ngo nyine mumenyesha ko ntakijya mu mihango nk'abandi bakobwa. ngo iki? kandi ibyo ndi kuvuga nyine ntawe urabyumva. aya baretse nkubwire
ngewe ndumva wari ukwiye kujya kwa muganga ariko kuko sinzi icyo ndi bugufashe rwose. None se nanjye ko ntayijyamo ndayiguha nyikuye he? Gukomara siko numva babifashe nk'ibikino. Ntabwo uri kumva ko ndi kukubwira ko wanteye inda. Ariko none icyifuzo cyawe ni ikihe? Sheri nyine ni ugushaka icyo dukora. Wenda turapanga nk'ubukwe bwihuse abantu bo kuri aka gasozi bataranjyanira inzara ntubyumva se? Reba udurura kuzubukwe na Ketiya. Niko ndakubaza wowe ndande mukora ubukwe ese muko uri seriye ndakuri seriyeze uri bubiki urabizi neza ko ngewe nterinda ndakubaza ushatse kuvuga icyo Abdu nsubiza nyine Sheri mbabara ibyo ndi gukeka ntabari ibyo kaye ari gukeka ari byo mbese ubu wishyize mu myanya urumva uri umugore wa Buduru ku buryo nuko amaze kubupanga naho buzabera n'abazabuyobora yemwe n'abazatwambara n'ibyo tuzarya n'ibiki byose wishyize mu myanya ikibazo ntumva ko igihara ari uko ntwite Sheri kandi no kuri niwe wenyine twaryamanye urabizi. Yego ariko niko abakobwa barenga 10 tumaze kuryamana namenye gutera inda uko nkugezeho umva gutera Imana gahinda havisiga ndakubujije ceceka ngahareka kweza urarira surira imbere ya Budungu nkugire nte Sheri barumbwiza ukuri kuri kwikinira ndimo kwikinira reka ndabisurankunda nabwo bibi mvana ibyo bitoki wandaya mvana ibyo bitoki niko ngwiki umva ntongera no kumva unyihamagarishwa Shera ahubwo ndakubujije gasopo Abudu kuri ntabwo ari wowe wanera ibibazo ngo nurangize umererane gutya umva ndakubwiye ngo gasopo nongera no kuvugira n'ahandi mfite ho kujya Abudu ngo n'ahandi ufite ho kujya ariko Ketiya ikakwiriza ndakubwiye ngo ceceka ndakubwiye ngo sohokera mu nzu kandi ntuzatekereze no kwigarukamo ukundi uranyumva gira vuba uzasohora ngo genda ndawumusokera mu nzu ugenda ariko waza kunzurika tafasi wayagenda twose ntasoni uratinyutse unkuye mu kazi ngira ngo ni ikintu kizimuje kumbwira naho nubwo busa uje kumbwira umva ndakubwiye ngo uzabaza Buduru ndi umwana wavukiye mu mujyi we tozaka we genda hashe ndakubwiye ngo ndagufungira genda ndakwiyamye kunyita icyo kizina kandi ntuzongere n'undi munsi kandi ubimenye n'undi munsi ninongera kukubona ahangaha umva nzahagukubitira ahubwo urumva genda nakubwiye ngo mvira iwanjye genda yewe sinzongere no kukubona hano sinzongere kubona uzurutse ubuzura ahangaha. nukuri ibintu sinabikunze Bruno kandi ngomba kuguca amande pe. Nakoze iki se kandi none? Ngaho reba nk'ukuntu ubuje mu rugo utanteguje kawusane nsa gutya. Uzi ko aribwo nari nkimara koga ntaranisiga. Unyihanganire ko wampa gusanze. Ariko ntabwo ari wowe narinje kureba. Numvaga rero ntari buguteguza atari wowe nje kureba. Ako Bruno ntukegire uryo. Rihandire se ko adahari wabuje kureba iki kindi hano. Ahubwo uvuga ko kwihangana byakunaniye washakaga kumbona. Wenda sinavuga ko ntari ngukumbuye. Ariko nanone urabizi ko ntashobora kuza kukureba mu masaha y'akazi. None se ko birenze ukaza. Erega nuko ujya wikomeza ndabizi urankunda kandi kubyemera nta kosa ririmo. Ariko nanjye sinabihakanye. Gusa nahinje gutora dokima z'akazi Leandre yibagiriwe hano. None ndi kubona usa n'utanyitayeho. Bivuze ko no kuba duhuye ntacyo bikubwiye. Ariko si kuki buri gihe unshaka y'impamvu kari. Kandi ibyo bintu giye simbikunda. Kosha. Erega ndabona ko nubwo mbeshya ko dukundana. Mba nkwihoma. Abasore umuntu aberetse ko abakunda cyane sinzi impamvu mwirata. Gusa na n'ubu sinzi ikibazo gihari. Se wagira ngo nkubishe ko ari wowe nje kureba kandi atari ko bimeze. Ariko byibura mu gihe uhasanze ari ukwiye kubyishimira. Ariko reba no kwicara ngo urihuta. Ntihuse rega nshobora gusanga indege igiye. Kandi dukeneye kurangura vuba kuko imari yashize. Sheri utambwira ko wari ugiye gusubira mu mahanga utambwiye. Okay mbabarire Sheri. Tugiye bitunguranye. Gusa numvaga ndivuga uhamagare nkabikumenyesha.
wawu ntiwumva se ahubwo n'imana ishatse kunyura hano ndaje ahubwo nitegure vuba ngaho da witegure vuba Ii. witegure vuba bigende bite se kandi niba hari aho wari ugiye ntiwajyayo bitabaye ngombwa ngo ntinze umva gana igiye kuza tukajyana dubayi ye uzi ukuntu narabuze igihe uzansohokanira mu mahanga unyumvira ibyo nari nanze kuva kare kose reba karine na burino muri hoteli dubayi ariko ahubwo shere reka uzahita unanterera ivi noneho abantu nzabemeza ariko urahinda da nukuri reka nzabemeza ninde se kandi ukubwiye ko ngiye kujyana nawe cyangwa ninde wakubwiye ko ngiye i dubayi umva yewe reka kunjijisha ntiwese ko ariho murangurira amatelefone mucuruza hanyuma ibyo kujyana nawe bije bite hari gahunda nigeze nguha yo gusohokana nawe muri hoteli zo mu mahanga ese hari ikigoye kirimo Ajya ukamenya amafaranga kugenda. tutayabuze tuzagenda urangure wohereza imari natwe tugumeye nk'icyumweru kimwe twishimisha Ye? si byo shere ariko kari karama uzi ko umaze kubona ko utanzi koko ushatse kuba igisuko niyo naba mfite amafaranga angana ati ngiye burino sinjya nkora ibintu ntashyize muri gahunda gusa bivuze ko utari bunjyane shere nkujyana hese njye nawe hari gahunda twari dufitanye ubu utaha uvuga ko batakuroze nihe mwana wa bigeze nahurira koko sinzi ko nabona ikintu nkubwira mama ni ukuri gusa ndakwinginze umbabarire ndakubabarira se wakoze iki mwana wa abo batendi b'abagome badashaka ko umwana wanjye atera imbere koko niba bipe nkurere mama ndakumva mwana wanjye nta muntu wandoze ndi buzima nta kintu na kimwe ndwaye byihorere wa mwana we iyo bakuroze n'ubundi ntabwo wabimenya gusa ndakuzi ko atari uko witwara uri muzima mwana wa ufite ikibazo rwose ikibazo cyo ndagifite mama kimeze gite kandi ni njyewe wagize ubwenge buke none dore aho bingejeje uti kiketi ya mwana wanjye wakoze iki gituma wiyicisha inzara bene aka kageni ukaba ubona umaze no kuba amagufa gusa nturebe uko usigaye ungana asanze gukomeza kubisha nta kintu biri bumare n'ubundi mama ntibikize ko n'ubundi amaherezo mwazabimenya ariko ko nkubaza ngo nibiki ugaceceka kutambwira ako mama ubu ntureba ko ntwite kandi uwaneye inzara nyiyakaye ayiwa kamana we ariko bikira mariya we uti iki mwana wa ugize ngo iki yesu we bimeze mama ndagira ntewe ese n'ibisi yose maze nirwaza n'ibyo nayishaka gusa nyine nta kundi nabigenza ubu si byo wabigiye mwute koko ko nari nzi ko uri umuntu uzi ubwenge none so nabimenya aratumanika we aratwica twembi nawumvise wabereye none uvuze ukuri pe mugire imana ariko ntabwo ibyo numvise nibi nawe ubundi ndabamara ese burya papa waje ntabwo twari twakumvise naje nyine reka nguhe agatebe wicare utanyitira umwana ukuntu mukubita koko sigaho ye baba we ndabona feliciyani utanyitira sigaho mugabo we mana yanjye narabibonye ko kuva kera nta kintu uzagezaho washanuka nanjye narabibonye none icyo nshoboye ni ukuneza rwanda ariko yakira rwose utanyitira umwana we umva umwiza urumva we erega n'uburi ntuzongera ubwo ngiye gukurikirana n'uwo mwana mwana yanjye we nimudutabare uranyiciye umwana we nimudutabare nimudutabare ni ijana rwose ni ijana mu rugo rwanjye pe nako imbaraga zanjye singiye kuzipfusha ubusa reka nze mumarike reka nze mwana wanjye wumva dore so yarakaye nawe ariko nk'umunsi iyo yasinze nta kintu atakora urabizi ko atanagukunda hunga mwana wa yowe nanone se uraguma hano kwice wa mwana we genda
urabizi umubyeyi mariya arakugenda imbere ntacyo uri bube uriye ngo nkwicire wacyo hunga vuba hihute ntabwo bishoboka ntabwo uracika rwose ntabwo uzanyicana umwana wanjye rwose n'ubundi byose niwe kabitera uramenye uretse agiye kumbona pe ndakurahira iyo twinika Sara we karame Clary ese ubwo tuvuga ko aho naguhamagare hose utari kunyumva mada nokuri ntabwo nari nakumvise Clary nawe urusaku ruba muri uyu mujyi ngira ngo uraruzi nyihera amapantaro y'amakoboyi aho ngaho hari umukiriya wayansabye tambuka nyine uhitamo aho uyishaka cyewe uwo mukiriya wese ko ntazi uko angana ndabona ufite bahura neza nawe washaka dore reba no muri ruriya ruhande urebe rwose uhitemo ahubwo se we ko utambwiye yambaye uwo mukozi ndakuzaniye wamubonye ute sinabonye se ntacyo abaye nabonye ari umwana mwiza pe reka gusa nabonye ashobora kuba asa n'umunyabibazo ariko Clarisse nawe ntukijijishe ubwo wowe koko urumva umukobwa mwiza nk'uriya uyaza gukorera 25,000 atari umunyabibazo koko cyokora nubwo acisha amakigunga sinjya mbona yica akazi by'akarusho agira isuku utari wabona ahandi avugisha ukuri yewe uriya we ntumugireho ikibazo ndamuzi pe kuko nawe mu cyaro iri iwacu hariya aho muvuka reka nahindurwa n'umujyi cyakora naho ubundi ni umwana mwiza rwose ese ubundi wamubonye ute wa siko wagira ngo wari ubizi ko mukeneye ibaze ko wamuzanye nta n'iminsi 2 iciyemo mugusabye ezigira ngo ntibyikoze uriya uwamamagaye maze guhura nawe nyine ari kugenda mu nzira arira arizwa n'ikisi umukobwa w'umungana kuriye amuntu we ngo wanze se yaratashye yasinzanye bakamwirukana niko byagenze pe ubwo twahuye mu gitondo ambwira ngo yaraye hanze ari nabwo yansabye kumurangira akazi ariko imyumvire yo mu cyaro iransetse gute se umuntu akwirukana iwanyu ntumurige mu buyobozi ariko shaka Clarisse ntukabona usobanutse ngo ugira ngo abantu bose mu gihugu bazi uburenganzira bwabo ni impamo y'Imana hari abagore bamwe na bamwe bagikubitwa pe naze mu mujyi nyine wenda azacangamuka nk'abandi amenya aho isi igeze ariko nanone ugomba kumucunga Clarisse wamenye dukobwa nka turiya dutuje rwose nitwo dukunze gusenya ingo z'abandi nawe ntukansuzugurire umugabo ngo ukabesa ukuze yandire iyo mico imuziho koko yewe nakubwiraga ngo witonde wowe gusa ubundi se bazaba bahuriye ku iwanjye umukozi atemerewe kuza aho turi atari ngewe umuhamagaye kuba atazaho muri se bizakuraho ko umugabo wawe atamukunda ariko cyane ko nabonye ari na keza kuri ariko noneho nawe uranshekeze icyakora uzi gushinyagura sawa ni keza se nabiriya biguti yakirirwamo buriya se ni iki umugabo wanjye yagakurikiraho urumva yagakurikiraho iki kindi kitari cyo yakubuzeho ujye ubura kugira ubwenge uyobewe kuri ingumba Sara ngezaho kuko ndi kumva utangiye kurengera kandi ngira ngo urabizi ko ibyo bintu nabikunda rekeraho wenda umva barere sinashakaga kukurakaza gusa nyine nawe urabizi ko ibyo nakubwiraga ari ukuri ibyo simbiyoba ariko ku buryo uhora ubinyibutsa fata n'amapantaro yawe ndashaka handi nyakura si wowe gusa ucuruza imyenda ngahore none se ubwo urarakaye kubera ko nkugiriye inama Clarisse yego basi hagarara nze ngusaba imbabazi genda sibyo nakubwiraga se kuri uri umuti w'amenyo wa musore we sinzi ko abakire bagira urwenya rungana gutya kandi ugorora bya bindi byawe ngo abakire ndabeshya se sinakubwiye inkuru zo mu bwana bwanjye ahangerega iwacu ntibari abakire ariko nukuri ababyeyi bawe nabo barakabyaga pe kwambika ijipo icyumweru cyose ngo nuko widumbaguje bakakwiba imyenda nuko utazi noneho kujyana ijipo ku ishuri uri umuhungu ushaka uzi ko kugeza n'ubu abantu banzi mu cyaro banyita akajipo kibazo ni ukuri pe cyakora iwanjye ndumva nta mikino bagiraga noneho ikintu cyagoye urumva ni ukuntu bakinyambika ijipo ku munsi wa mbere bahise bantuma gusaba umunyu mu baturanyi
kandi harimo agakobwa nakundaga sha mbega isoni. baba rutazagicira imbavu pe rekera aho birahagije wari kukugereka winjiye mu rugo rwawe wambaye ijipo n'umuhungu cyakoza umutubye teka. ariko rero nubwo twahuje urugwiro ndi kubona ntasanzwe nkuzi hano kandi ndahagenda cyane, ubwo natunguwe n'ukuntu wisanzura cyane. ngewe ariko nsanzwe nkuzi ni uko wazaga ndi mu kazi kenshi cyane ko ntemerewe kuganiriza abashyitsi bahari. unzi gute se kandi twari tutarahura? usibye no kuba nkubona nta kuntu umukwe wacu twaba tutamuzi pe. umukwe wanyu uwo akaba ngewe se? none se si wowe mugabo wa Karine? kereka niba nkwibeshya atari wowe Bruno. ibyo tubyihorera ahubwo unyibwirire ufitanye isano na Leandre cyangwa ni madamu we? ibyo nabyo se tubyita urwenyara cyangwa no kubyica ubizi? ariko ndi kubaza ubwo se umukozi wo mu rugo nkanjye nahurira he nawe? ntibishoboka. ntibishoboka? umukobwa mwiza nkawe usobanutse ni gute akora akazi ko mu rugo? aha kuba mwiza se bibuza umuntu kuruha nubwo ubwo bwiza uvuga ntazi aho bukuye. ariko sinzi niba wifubitse ibikote bingana bityo ushaka kubihisha, ariko n'ubundi birarenga bikagaragara da. murakoze kundema agatima. none se Leandre ntiyakubwiye igihe ari buzire? uko mbona akomeje gutinda. urakomeza kwihangana pe kuko sinzi n'ahantu yagiye, gusa niba bitihutirwa cyane wantuma nkaza kumukubwirira. oya nta kibazo ndakomeza mutegereze. kizima nuko nta rungu mfite. ubwo ushatse kuvuga iki? ndi kugushimira ko ufite umuco mwiza wo kuganiriza abashyitsi nyine. kuko buriya ataba wumva narambiwe. ariko wanagize ibyago da, wagize kubura uwo washakaga by'akarusho usanga n'umukunzi wawe adahari. sorry pe. wasanga ari Imana yashakaga ko nunguka inshuti nshyashya. hari icyo byaba bitwaye se? yewe umuntu nkanjye nta hantu na hamwe nahurira nawe pe. bambwiye ko ngomba kumenya aho mbarizwa n'icyo ndicyo. njyewe ariko nta gaciro mbira. umuntu wese apfa kuba ari umuntu twaba inshuti. byaba byiza ariko ushatse inshuti izagira icyo kumarira. nta muntu utagira icyo akumarira mu buzima, ariko kereka wenda wowe ubaye ubona ntacyo nakumarira. mpereza umunyu n'amavuta aho ngaho nigire guteka budu. ese usigaye urabaye utewe nta no gusuhuza umuntu byibura? ko naje guhase naje kwirirwa nsuzanya n'abasore. mpereza ibyo umpereza cyangwa umbwire niba utabifite njye n'ahandi. ego mana. ese ari twapfuye iki ko n'umunyuke nabi ingana gutyo? ese ubwo uba wijisha mu bicya budu? nijijisha? kuki uba ushaka kwigira umwana mwiza kandi uri umutindi ku mutima? uzi ko hagize nk'umuntu ukumva yagira ngo hari ikintu kibi nagukoreye. niba atari nanjye wagikora ariko hari abo wangirije ubuzima. gute kandi? wishaka rero kunyingiraho umwana mwiza kuko amabi yawe ndayazi. ese ubwo kunyihanga gutyo nta kosa nagukoreye? ubwo iyo ngira ikintu kibi ngukorera ntiwari no kundogesha ra? ese ubundi reka nkubaza budu. basa nta kibazo. ubu ujya mu buriri ukaryama ugasinzira utazi ko umugore wawe n'umwana wawe babayeho? nyamara urajyakomeje kuntungura wa mukobwa we. ndaba ntarashaka umugore noneho wihise unama n'umwana. ubu uretse kwijijisha wowe uyoboye ko Kate yari wowe wamuteye inda? nagatangaye ibindi wavugaga. kumbe niyanjije inshuti yawe yakunteje. iyo aba aruzi ubuzima arimo gucamo kubera wowe ntiwakamwisinjije. si wese wigize umutagatifu cyane ngo ntiyayikuramo. ko namubwiye ko ntiteguye kuba papa yumvaga biri bugende bite? wakwizera ko Kate yuzi asigaye akora akazi ko mu rugo ahora ku bitutsi bya nyirabuja umukoresha agatunambwe natanazi ko atwite? ibyo se urabimbwira ngo mbikoreho iki? ntagakore nyine abagakora se bose abantu. abahungu muri abana babi. ngo ubu ingaruka z'ibyo mwakoze mwembi zimuri ku gahanga wenyine. uramenya ahubwo hatazagira n'ukumva n'ibyo bintu kuko tuvugana rwose mfite umukunzi mushya kandi njyewe nawe turitegura kubana. kandi ubwo disi wasanga wazi ngo asanze umuntu. ese ko numva ushaka kumufata nk'umuntu usanzwe? umva ni umwana udafite aho ahuriye n'aba baturage bose bo muri iki cyaro urumva. cyakora Imana izakubaza agahinda watewe uriya mwana. agahinda kagenda gatari kuko wumvise amarira aba afite iyo tuvuga. ariko ahari wagira ngo amarira barayamuruze. uzi ko nanjye ejo bundi yampamagaye nakumva atangiye kundiraho nkamukupa.
erega urabivuga nkaho nta n'icyo bikubwiye. none se ubundi uzi ko hari icyo bimbwiye ngewe uwigize agatebo uyobewe ukayora ivu he ese ubwo nk'ubwo bibaye ngombwa ko umukenera koko umukenera kandi ko utamenya aho isi izakwerekeza areko ye ntabwo uzi aho isi ikwerekeza. yewe buduru ugenera umukozi wo mu rugo ayayayay uva sha nimushaka sinzabura undi utari uriya rwose ariko uriya wahakaniye. ariko se noneho uyu mukobwa yabaye iki ndebera ukuntu ibi bintu byose bijagaraye mu nzu n'impamo y'Imana ibaze ko noneho atanateguye n'ibya mu gitondo ubundi sariye kuko ntari no kumubona muri iyi nzu yose. gahondebera no kuri kw'Imana niko Keti ubu nisanga kuko ukiryamye amasaha. Mbabarira n'ukuri bosi mbabarire bese nabi pe. wabaye ikizi kuki urwarira mu kazi ntuvuge ngo abantu bakujyane kwa muganga. oya nabavuye kujya kwa muganga nabavuye kwivuna rwose ndabizi ndaza kumera neza nuko nari nagize agasereri nuko ndyamaho gato ngo nduhuke. wayo utameze neza ariko wari no kumbwira nkagufasha akazi nta mpamvu yo gukora wumva utameze neza. ubwo se mukaba mumpemba y'iki koko bosi uragira ngo mabuje ahita nyirukana? yaba asa kwirukanira iki utaraza hano akazi kose nitwagakoraga. ntacyo reka byuke mbikore kandi nukuri bumbabarire kubwo kubakerereza akazi ndagira vuba mbategurire ibya mu gitondo. nta kibazo n'ubundi ngewe uyu munsi ndakorera mu rugo. nibyo niba wumva utameze neza komeza uryame ndakora bike ibindi nawe urabikora byose sibyo? meze neza nta kibazo bosi meze neza reka mbyuke ndumva agasereri arifite kashize nta mpamvu yo kwifasha akazi kandi aricyo membero. have se utagwa urabona utari ukubise umutwe kuri iki gitanda wihagararaho. sinzi akantu kanyereje ariko humura ntacyo mbaye. akahe kantu se kakunyereje ko nakurebaga yaba yari isereri kandi ukaba uri kwihagararaho gahoreka mwego uryame. bosi igira hirya ndumva ntazi ibintu wisize pe ndi kumva binukira cyane. ngaho ariko hari ubanza wasaze ibintu nisize se bitari amavuta yanjye ubwo uri kumva ni ibintu ki ndukwiza icyo hirya bosi wigegera pe. kongo iki ariko uzi n'ikindi Keti itegure vuba tujye kwa muganga. kwa muganga se gukoreye iki bosi ndivuza iki se kandi mbizi ko ndi muzima. ubu se urabona ndi uruhinja rutazi gutandukanya umuntu muzima n'umurwayi cyangwa uragira ngo upfire ahangaha bakumbariho? hariya mu kabati nabonyemo utunini tw'umutwe ndaza kutunywa numve niba hari icyo bitanga. ese ubundi kuki udashaka kujya kwa muganga nta mituweli ugira? ntayo bosi ntayo mfite pe kandi nukura amafaranga yo kwivuza sinayabona. amafaranga rero si cyo kibazo. ni ikibazo pe. ubuzima nibwo bwa mbere ibindi byose ntacyo bivuze wumvise? ngaho reka byibura mbanze nduhuke nze kuza kujyaho ikigoroba. ariko se ubundi ndimo kukwinginga cyangwa ni kwa mukobwa we ndavuze ngo itegure nkujyane kwa muganga wumvise? ndakwinginze sinshaka kujya kwa muganga bosi mbabarira n'ukuri. kubera iki? ntinyishinge pe ntinyishinge cyane basi wenda ujye muri farumasi uzana imiti yose ushaka iyo uzana yose ndayinywa. ndabona ntazi byawe rero ugiye guhitamo hagati y'ibintu bibiri. ibikize bosi? urahitamo kuza nkakujyana kwa muganga cyangwa gufata utwaye twose ugasubira iwanyu. umukanyirukana? gira vakani nta mwanya mfite wo guterana nawe amagambo. nukuri wakoze cyane kutuzanira utuzi mwana wa Imana ijye iguha umugisha rwose. oya nta mpamvu yo kunshimira rwose mama Keti. oya ngomba kugushimira. mba numva nanjye ndi nk'umwana mu rugo mba ngomba kubafasha rero. cyakora mbona ufite ubureresha ko wabonye ikigunda cyenda kurengera inzu yacu ukibwiriza kudufasha amasuku. ni ukuri. Ega ndabizi ko wabikoraga atagihari kandi yari inshuti yanjye cyane urumva ko hatari ngombwa ko hamubera. wibivuga mwana wa ese nta gakuru cyuheruka?
ubwo muratangiye kandi ubwo mutangiye kuzana nda mu matwi yanjye ariko wabaye mama n'agahenge k'umunsi umwe koko uko byamera kose ariko n'umwana wawe muzehe byamubayeho byose ukwiye kumwumva si uko mbese awumuhera ubwo kandi wasanga ari we wamushutse akajya kumanika amaguru dore ko mwahoranaga buri gihe ariko muzehe nawe ntugakabye aba bana hari ingeso mbi wari ubazimo koko kuba uriya yaracitswe umva navuga ngo ni wowe mwose ugatangira guhakana ariko mana umva ukuntu mbese umuvugira mu mafuti ye rata mwana wa nyibwirira amakuru ye niba muheruka kuvugana amakuru yo ntayo wa mubyeyi we ni ukuri aho akora yabahishe ko atwite bakamukoresha cyane none yambwiye ko yumva bitazamugwa neza mbese ubwo nawe agiye kwirwaza nk'uko yari yaratugize ibicucu ariko se wagiye ugira umutima wa mugabo we ubu koko wiyobewe ko umugore utwite aba ari umunyantege nke none se urashaka ko ajya ahembwa atakoze natahe nyine niba kamunaniye nta kundi nzamubwire yizire se mwaramubabariye ugize ngo iki si yize atazibeshya akanakoza hano akarenge yego ko waje kubyarira ahangaha sha ubushize yarandokotse ariko sinzi ko byakongera rwose ntibishoboka aha icyo kora imana ijya ibana n'umwana wanjye pe kandi umuhemu wamuteye inda mpora muca hacamatanye n'utundi dukobwa uriya wo mwihorere mama ndabizi ko atazatinda kwicuza icyatumye yihakana umwana we n'umugore we ni ukuri uzaba yicuza se kuko yahombye iki uriya murabona hari icyo yenda kwimarira koko ariko umwana wanjye uba ucira hirya teka uzi ko yize muzehe ko ari uko yahuye n'ibibazo ntarirarenga ryatuma tuvuga ko ntacyo azimarira muzehe ntawamenya imigambi y'Imana mu buzima bwe yego rwose azakimarire simbujije gusa ntazameho pe nta kintu cye na kimwe nzigera nkenera mu buzima bwanjye se ko wakomeje kwigaragura mu buriri w'imyozo ufite ikihe kibazo sheri akubeshye nabuze bitotsi pe ibibazo ndi kwibaza ndumva byambanye byinshi mu mutwe ufite ikihe kibazo se kandi mu kazi hari ibitagenda ntacyo guhangayikira gihari sheri irya mbere ni gukomeza kukubuza ibitotsi tuzabiganiraho ejo mu gitondo ubwo se ukumva ko nasinzira nzi ko hari ikintu kiri kukubangamira mugabo mwiza yawe imana ntitekereza nk'abantu pe ibyo byo nsanzwe mbizi gusa sinzi impamvu bivuze muri aka kanya uzi kugira ngo ifate icyifuzo cya bamwe gihindura umusaraba ku bandi ese ubwo ushatse kuvuga iki kandi ko uri kuzimiza uterura ngo umbwire uzi ko tumaze imyaka 5 tuyitakira ngo izaduha umwana ikarenga ikamuha umuntu utamukeneye ku buryo amara amezi 6 yose ahisha ko atwite ibyo byo birambabaza nanjye buri gihe sheri iyo numva ngo abakene babyarira hekana nibaza impamvu Imana ibaha abana batanashoboye kubarera uyu munsi natekereje ko ari ikigerageza yashatse kumpa pe ese ubundi wa mugani wiriwe ko kare nigeze gutaha zamakambwira ko wowe n'aka gakobwa hari ahantu mwagiye twari twagiye kwa muganga ahubwo twari kuzashiduka umuntu apfiriye mu nzu cyangwa akabyariramo tutabizi ntumbwire ko wateye kare gakobwa indu ukaba uri gushaka kubisasira sheri njyewe nizere ko atari ko bimeze ariko se abagore ntimujya mutana no gufuha pe none ndakubwira ngo umuntu yaragiye kuzicwa n'akazi kubera kumukoresha nta mbaraga afite nawe ukazana ibyo none ushatse kumbwira ko Kate yatwita akaba yarabiduhishe cyane rwose ye baba mana yawe kandi yaje muri urugo atwite yambwiye ko yari ahunze iwabo papa ashaka kumwica niko kuza mu kazi ko mu rugo nkabona impamvu kari kamaze iminsi kica akazi rata umva ejo ndazinduka ngahambiriza kajye kubyarira iwawe ngo kisheri ndazinduka ngahambiriza ubwo se umuntu wemeye kudukorera ameza atyo nicyo twamwitura koko none ko wumva atagishoboye akazi nyamara numvaga ko ari Imana yari ishatse kutwihera umwana numvaga yaguma hano
tukamufasha umwana abyaye tukamufata nk'uwacu. oya ibyo byo byibagirwe yandi ubyibagirwe. Ibigize niba ari n'imitwe wakinnye na kariya gakobwa ukaba ushaka kurera umwana wawe ubyibagirwe pe. ubyibagirwe. ubwo urongeye kandi nongera iki? uriya mukobwa si we wamuzanye njyewe nari muzi ko nakubwiye ko yaje hano atwite nahuriye hehe nawe? nabwirwa n'iki se ko ibyo mbwira ari ukuri? wansanga uri kumbeshya. ndakubeshya se mbikubwiye hari icyo wambajije cyangwa iyo mbaga guca inyuma simba naragiye kera? ibyo ni akazi kawe wowe gusa umenye kuri ya mukobwa atari buguma aha agomba gutumuka agasubira iwabo uko byamera kose. ariko se byibura wagiye ucisha amagi kuko ukumvikana wa mugore we. kuki wumva ibitekerezo byawe ari byo byakorwa gusa? wansaba ibindi byose ushaka ariko icyo kubana n'umugore utwite byo ukibagirwe. wagiye ugira impuhwe koko. kandi nutanemera ko mwirukana waziyirukana. niko se mada ko muri noneho ibondo waritaritse ku zuba uyu munsi ntabwo abantu bari buryera. hari icyo utari kubona koko kari ubwo ko nateka gute ureba n'ukuntu mabujangize koko. yego ye ahubwo yaguhondaguye gake niba nagutwika ahubwo ko yakwirukanye ku neza ntiwishinze ku mugabo ukanga kugenda. none se ngende ngehe handi koko kari kumva no mu rugo narinje mpunzi none ukumva ko uzatwitira ukanarinda ubyarira mu rugo rw'abantu babuze urubyaro. ahubwo mukuru wanjye aranitonda ubundi agutunga ate n'iwanyu barakwanze. ni ukuri ndumva nta mbaraga mfite navunaguritse ahantu hose ahubwo umfashije kari wampa amazi yo kunywa. ushaka ko ngewe nguha amazi waguhaye se? ako se ubwo wagiraga kuba umwana mubi kari reba nk'ibizi byose umenyeho. ndavuze ngo n'undi musi azamenyera wagacoco ujye umenya urwego rwawe n'ikiri cyo hano. ikindi kandi ujye umenya kwiyondura ata ntawayiguteye mu bantu bari aha. hano habaye iki ko muri gutonganira? yewe niko kari binini ye kutavugara ibi ni ibiki? rekana nako gashyano sheri mba ndi kukereka aho kabarizwa. ngo iki? nizere ko atari wowe umuhinduye gutya ariko ubundi umutima w'inyamaswa ugira uwukoraho kari. yewe ihanganiye muko nta kibazo ndabimenyereye. ye sheri aka gakobwa niko gatumye umbwira aya magambo ese ko n'umufitiye impuhwe nkaho umuzi. aha reka mbabisema nkaho muzi. ese ubwo wowe nta soni bigutereye wifata ugahindanya mugenzi wawe bene aka kageni? simugize nese amazi mwakoropesheje koko nako ndabona ari nawe mwogejemo ibyombo. umva ye muko wihangane rata nta soni. arihangana se arihangana abaye iki? ahubwo n'ubutaha nikongera kumenyera nzakavuna noneho. ahubwo sheri ke twicira modo ngwino twiganirire. oya mvaho ndekura sindekura singomba kujyana nawe mu nzu na hano hanze mbasanze twahaganira kuko n'ubundi sintinda. ya sheri nezere ko atari mwe byawe byo kozo hita ugenda ibaye byirengagize ureke kurakara gutyo nawe. ko byirengagiza byo sinabishobora kuko n'ubundi bimamirije ko umwanzuro nari nafashe ntibeshye. ubuhe mwanzuro se sheri? ni ikihe cyabaye? Karine. ni iki cyabaye? Karine karame sheri ntega amatwi. ndakumva. uranyumva? ndakumva n'ukuri. ibyo ngiye kukubwira ntuze kubisubirishamo kuko uwo mwanzuro umufashe nabitekerezeho. uwuhe mwanzuro? ntibwo sheri habaye iki? bigenze bite? umva guhera uyu munsi uyu munota n'iyi segonda ndakumva sheri urukundo rwanjye nawe ndashaka ko ruhagarara kuko maze kubona ko ntahuje nawe habe namba. ego ese sheri wasaze cyangwa ubaka gakuza kamwe nkoze niko gatuma uvuga utyo? sheri basimbabarira n'ukuri ntabwo nzi. si uyu munsi gusa kari nawe urabizi ko n'ubundi urukundo rwanjye nawe rudafashe kuko ntitubona ibintu kimwe. hari ikintu na kimwe twari twahurizaho. oya n'ukuri Bruno sindi mikiri mu kuvuga ushatse kumbwira ko iminsi yose dukundanye wowe utankundaga? nagukunze ntaragusobanukirwa neza kari inyamaswa gusa nyuma yo kumenya wowe nyawe nabonye ko nta hantu na hamwe twazagera. basi niba ari Kate ndamusemba bazi ariko ntugende pe n'ukuri nta hantu waba unsize. guki waba unsize ahubwo mva nkubwire
sinkiri kumwe nawe izo mbabazi uvuga uzimusaba kuko wamukoshereje ariko n'ubundi ntacyo byahindura ku mwanzuro wanjye urabeho kandi urabeho ese kuko uransize sheri kuko wagarutse ave sigaho wa mukobwa uramenye idasimbuka kuri etaje ave yitabura ubuzima arasimbutse wewe mwana we arapfuye ibi byose si wowe umwana w'abandi ibi byose si wowe uzana imodoka se nyine tujyana umuntu kwa muganga uve muri ayo magambo ubu se ntashizemo umwuka hamagara ze maze dufashe zana imodoka yemwe aba hano murimo ra yemwe nimukomeze ntihakinzeye ese yego ko Sara we ni wowe mwana wa uraho nyabu muraho neza hobe nahise utunguye n'iki mama Keti umvaga nta gusura se ni ukuri birantunguye pe yego mana harya ubu ntiyashize nk'imyaka 10 utagera muri uru rugo yewe nibyo byahaciyemo iminsi da mbega wowe gusa naho mazi akenshi gashoboka ubwo ntahatinda ahubwo se muzehariye yarari mu gikara ari kuvungura ibigori ahubwo reka mubwire nawe aza kuramutse yego ese ninde muvugana ko numva iryo jwi ntarizi ntara enda nawe irebere natunguwe pe hinganze banguka yamaye nka data niko ye karame ni wowe se ni jyewe ndabona harabaye umuzungu neza ntabwo ari cyane muraho neza muraho yego mukomere cyane komera hari hashize iminsi myinshi pe niko ye karame ni ukugenda mugahera mu mujyi pe ni ukuri bagahera disi ntabwo twahibagiwe ni karibu mu nzu tuganire mwana wanjye kandi koko twakomeje kuguhagarika hano hanze di injira mu nzu murakoze gusa ntabwo ntinda waruje kurahura se ntabwo nicara ni ukuri ngaho da waruje kurahura se wa mugani imyaka yose itambutse utagera aha ngaha ni ukwanyura bugenzi koko aho atari iwanyu muranyihanganira nihutaga ni uko hari amakuru y'umukobwa wanyu nashakaga kubaho ubundi ngahita ngenda ngo iki icyo gicucu nizere ko kitagutumye kugisabira imbazi ngo kigarukirane umva mbese ntazo nagihamba ndoga data umwana wanjye si igicucu muze nyibwirira rata Sara we yego banza utamuzi buriya rero ko mubibona ibintu nta mahoro abirimo ayiwe kubera iki umukobwa wanyu namurangiye akazi ariko yaransebeje bikabije si icyo ashoboye se cyo guteza abantu urugari ikindi ese watuje ukumva nuko byagenze ntuzi iki mana yanjye nyine umukobwa wanyu yageze i Kigali nuko yigira biri hanze yitwara nabi none bamuteye inda ngo bamuteye inda ayiwe asakaga naringize ngo ni ibindi bintu bibi byabaye ku mwana wanjye ibyo byo birasanzwe ntabwo bintunguye rwose ntabwo ndarangiza ubwo nyine yageze aho kwihangana biranga ahitamo kwiyahura ayiwe ugize ngo iki yababa we ayiwe bikira Mariya we ntibishoboka pe umwana wanjye ndamuzi ntiyakwiyahura mana we ntiwakwemera ko umwana wanjye apfa we mwihangane rwose wirira mukecuru umura rwose imana yakinze akaboko ntabwo yapfuye ariko rero ameze nabi cyane kuko ari mu bitaro ubusa rwajwe nande nizere ko utaje kureba bajya kumurwaza abo yakoreraga bamurwaze ntawamutumye kwiyahura rwose nirwarize reka na n'uyu mugabo mfashe ungezaho umwana wanjye ari rata ndashaka kureba ukuntu umwana wanjye ameze rwose umva mbese habera injiji barakugeza se ufite amafaranga yo gutega niyo nagenda cyangwa urasura umurwayi nta n'igiko mujyanye ariko akeneye abarwaza ibyo ntibindeba di icyo nkeneye ni ukumenya ko umwana wanjye n'umwuzukuru wanjye bahagaze ngo ntabwo bikureba mukecuru ndakumva mama urihangana ntabwo ngiye gusubira i Kigali nonaha yego uzategereza ejo bundi mbanze nsoza ibyanzanye hanyuma mbone gusubirayo mbabarira di ndemera njye no mu itsinda nguze amafaranga ariko njye kwirebera umwana ujye kwirebera uramenya se umureba hehe abantu mujyana bacira imyenda umva mbese
uhangayikishijwe n'umuntu wiyahuye koko ubundi wiyahuye bamuhata ibiboko nta kindi nashaka abe yiyahuye ariko ni umwana wanjye di ndagiye kandi sindi uko ndwaza umwana wanjye ariko wa muntu uri muzima ndagiye ihanganisha reka ngo uhindukize ubashe kugira ikintu ufata uzi ko kuva wava muri koma utararya ikigo zose zavunaguritse we ihangane ahubwo Imana ishimwe ubwo wabashije kuba muzima njyewe nabonaga byarangiye pe ese Bruno ubundi maze igihe kingana iki hano umaze iminsi 5 yose utumva umuntu winjiye muri iki cyumba ese ubu nubwo kukimutanditse ngo nipfire koko ko numvaga aribyo byaba byiza kurushaho kabari utongera kugarura ibyo bintu Keti mbabarira rwose sinshaka kubikubazaho kirwaye none se we ibisi yose maze hano Lide wazaga kundwaza ko nzi ko nta muntu n'umunyitayeho kuki se wumva ko nta muntu kwitayeho uko nawe nyine urumva nari kuva hano nkagusiga wenyine nta murwaza ufite bivuze ngo ni wowe wandwaje rero bo gusa nari yandiraza hano kukureba kenshi gashoboka nawe urabyumva ntabwo twese twasiga akazi ni ukuri Imana ibaho umugisha pe zabitura ineza mwangiriye yose ibyo nta kibazo ahubwo reka nkwiyegamize mbona uko nkugaburira kuko ndabona ushonje rwose nyegera neza ihangane ihangane rwose ihangane ntabwo ntongera ngaho jya ku mutwe wawe hano ngufashe sibyo nyegera neza yewe cyakora ndumva ibyo biryo bihumura pe waza biryoshye wongeraho ko ari na byiza ku mubyeyi utwite urumva ko naguhitiyemo neza rero ugomba kurya reka abaganga nabo nta banga bagira ibyo nabyo bahise babikubwira kandi azi ikintu cya mbere bambwiye nuko umwana ameze neza ahubwo batunguwe n'ukuntu byantunguye kandi bari bazi ko ari njye papa w'umwana umwana wanjye azaramba pe kuko Imana imaze kumurenza ibibi byinshi yewe uwo mwana azaba umuntu ukomeye Keti kandi nawe nuko wari ukoze ikosa rikomeye ubwo washaka kwivutsa ubuzima nawe utamusize byari byandinze ni ukuri Bruno nibyo kuva umunsi muri rwa rugo bamenya ko ntwite mva naciye mu bihe bitanyoroheye Keti ntabasha kugusobanurira Keti ndakumva ndabizi ko Karina atoroshye ariko nawe ntiwari ukwiye gufata umwanzuro ugahitse nkuriye ahubwo buriya Karine no kutabizi n'umuziranenge umugeranije na mukuru ye mabuja we ni umugome umva umugome umwe wa nyuma nibyo gusa Leandre washyira mu gaciro kuko bashatse no kukwirukana arabyanga byose yarabinganirije ahubwo tukibavuga doraraje wow Keti yakangutse se cyangwa ndimo kureba nabi karibu nawe birakurenze se nguko nanjye byandenze umva Imana yakoze igitangaza rwose ndabona murimo kurya ntabwo twaruhiye ubusa muryoherwe rwose gusa mugire va musige naho mushyiriza imbuto nzanye ni ukuri urakoze cyane boss Imana ibaho umugisha pe wagira ngo wari ubizi ko yakangutse ariko kutari usanzwe uzana imbuto Leandre gusa wone wari uzikenera iminsi yose umaze hano udasohoka ntiwari ukeneye imbuto ngo utore akabaraga ushatse kuvuga ko Bruno atakijya ku kazi kubera jye ubona ko n'imyenda yari yambaye yari yakirimo se ariko Leandre warekeye ahubwo muransobanura ahantu muziranye kuko ukuntu yaguhangayikiye se gusa ugiye kumbira nk'abaganga bari kunyita papa w'umwana ariko wanabyiga ukamubada kuko simpamya ko yaba hari akaba ataragera Abudu ese ubwo se wowe ndimo guhamagara we ko mbona umwunga bimeze bite
bimeze bite uranshagaho iki se n'ubundi ko ari ukunshinyagura nk'abandi bose ushinyagurira habaye iki se mushambwira icyo mpagarikiye uve mu magambo nigiraho naringiye ihangane dusubire kuri butike ujye kumpa ubugari bwo guteka pe ngo iki ihangane dusubire kuri butike ujye kumpa ubugari bwo guteka pe nari maze iminsi ngurira kwa Kazungu none nsanze hafunze nari mbizi ko nta kindi kizima wampagarikira ndabizi ko ibyambayeho byagushimishije ese urimo kuvuga ibiki we urimo kuvuga ibiki wambwiye niba umpa ibyo ngusabye uzi ko nziza amazi yenda gushya ubu se urimo kwijijisha gutyo kuko yowe ko nahombye cyangwa uragira ngo ubinyibutse ntari kubibwirwa n'iki se sinakubwiye ko maze iminsi mpahira kwa Kazungu bimenye rero narahombye ngaho ishima unezerwe urabeho kandi niba nta kintu ufite cyo kumbwira ndigendeye urumva urasega tabudu ubu se urasega none zirakomeje we ubu se uhombye mwanya ki we hari n'amezi abiri ashize ntazi iwawe isekere warogeje sha nari mbizi n'ubundi ko biri bugushimishe maze byakugendekeye bite we ku buryo ukinga imiryango umuntu yandushije ubwenge nyine none se nkubwire ngo iki ubucakura bwanyu wowe urabuyobewe ubwo utangiye kubinzanamo se kandi ntabikuzanamo ngewe hari aho muriye nabyo niba atari nawe n'umukobwa mwene wanyu ibyo bemenye ntumbwire ko wa mukobwa wandatiraga ubwo duheruka ntari wowe kwemeje nsekere nyine none se ayo data we kuko ukuntu wamutakaga numvaga ari marayika byihorere Sharine we ariko uzi umuntu ukwereka ko agukunze ukamwizera naho wari kukubarasha uwo mukobwa umwe niwe wariye butike yari yuzuye kuriya ubu se uzi aho ari nibura ari ndahazi gusa namugeze imbere ambwira ko atanigeze amenya sha nasanze ari umugore ufite n'umugabo urabyumva bivuze ko nawe wabonye umuntu ukumvisha ububabare bwo gutenguha n'umuntu ukunda ubu nibwo ndimo kumva agahinda nateye uriya mwana w'umukobwa ahubwo se nta makuru ye we n'umwana bameze bate oya se none se urashaka umukozi wo mu rugo ariko reka ko ubu se wamuhembikira niba uko ndimo kukubona ari kuri ko wugarijwe ariko wambabariye se basi ukampa nimero ye nkazashaka uko muvugisha nkamusaba imbabazi mbabarira uyime rwose urasaba imbabazi umuntu wapfuye se ngo iki cyangwa ntabwo wari uzi ko nyuma y'agahinda wamuteye yiyahuye oya ntabwo byashoboka pe Ketiya ntabwo yapfa umugore wanjye n'umwana wanjye umusore kuko izo mpura ziterwa n'ubukene bukugarije ntabwo bishoboka nibyo wifuje kuva kera ngaho nawe ishimye none se uravugisha ukuri koko yarapfuye ubifashe gutyo byagufasha kwiyakira ntabwo bishoboka kuko niyo yaba akiriho nzi neza ko atagukenera habe na gato ntabwo yapfa we ntabwo yapfa agahinda karakanyagwa aho yica ihoze ugasanga ari nta mwanya agahinda karakanyagwa agahinda karakanyagwa yanyoye ntari Beatrice w'ishyano Beatrice w'ishyano ndakumva mugabo mwiza utinyutse gufunga inzu yanjye nzirataha ndaje ngo ukingurire ni ukuri mugabo mwiza umva mbese waryara ngo mugabo ubu waje kundaza ku gasozi wowe nimbura umugabo mwiza ni ukuri buse kureba amasaha ageze kure koko ntari kwicara mu nzu idakinze ubwo se uwo urakinga asanga ni iwawe cyangwa ni iwawe ni iwawe ni ukuri mugabo mwiza gusa ni ukuri wowe uba wakabije gutinda pe usiga ugendera n'amasaha utazi oya rwose aha ni iwanjye nzajya nahirigera ishaki uranyumva yego ndakumva kandi ubwo burenganzira ndabufite uranyumva neza ndakumva mugabo mwiza amahero ngaho basi icara ubanza ufungure dore usanze natetse ndagutegereza ngo dusangire bamwe ngo iki turicaye cenguka imbere ze nigere kwiryamira ayiwe none abagore mwese muri bamwe undi akura mu baragushwanyaguza amahero nakoze iki se kandi noneho mwuka byaramo abagore we ubonye ngo na Francine yifata memukire bene akagiye ni koko amba ntakubwira se ukambwira ngo nibe n'ababyara abahungu yakoze iki se noneho ra ariko mugagire mana atinyuka shaje undi mugabo agenda atambwiye narangiza arantwarire n'abana ariko abagabo murasetsa
wakumvurira ngo bakujyaniye abana wagira ngo wowe wirukanye ntiyari umwana. mbese urimo kumva bizikije wabaye uti nta soni kuba umwana wanjye yampamagaye akambwira ko ari koroherwa ndetse ngo nabyara azazana na fiyanse we kudusura. urabije ukuri se cyane rwose. umukobwa wanjye yabonye umuntu umukunda w'umunya Kigali. ukuntu ngo ari umukire wumva arire mu kanya avuye aha yamumpaye turavugana. nizere ko uwo mukozi azankwera neza amenye ko umwana wanjye yize nubwo ntacyo byamumariye. mbese wowe ikigushishikaje ni inkwano icyama akabyara vuba akampa umwuzukuru gusa. bagomba no kunywera ariko niko kuko ntabwo umwana nibyaye bamutwarira ubuntu urabyumva nawe. arewe birangiye abaye umukobwa wawe se noneho ra ati aho wangeze umubyeyi wenyine washanuwe. ariko mwana yangize gutukana ubu se yarinze kwangara ari uko uyobewe ko ari umwana wawe. ariko niyo ijya kumaza ubwo amata niko ku buryo nsigaye mvuka mvugiramo. uramenye da nta mahane nshaka muri iri joro. nibwo yashaka kurabona nyine. nta kintu kinshimisha nko kukubona twishimye gutya njye nawe ni ukuri keke. oya ibintu biranshimisha. noneho nanjye utazi ukuntu bishimisha biranshimisha cyane kuko ubona buri mugoroba bivuye ku kazi ukanyura hano ngo urebe ukomeze. kandi ubwo wabona uba wishuka ko ari wowe mbanje kureba. niba ari ibyo none reka nigendere ndebe uko ushaka umubona. oya se kandi oya rwose oya uko aho ugiye se umujyana ahubwo nigera numve ko ameze neza numve ko gatera n'imigeri ishaka. umva ibyo akagera nyine gusa ureke kunyirigita. ese namugeraho ntagukozeho. nyumvira n'akanako uzi ko gatangiye gutera imigeri. arabuzwa n'iki se kuyitera sha. reka umwana asuhuze dadi nyine haryo amezi amaze kuba ngahe ubu si nk'umunanira. nturebe uko indi imaze kungana se harabura ukwezi kumwe gusa nkaruhuka. ok none ndumva ari byiza dushaka dutangire gupanga ukuntu tuzajya gusura mukecuru mu cyaro tumushyiriye umwuzukuru. cyakora uranangaje ni ukuri Bruno. ntese niwe muhungu wa mbere nabonye ushobora kwita ku mwana utari uwe. papa w'umwana erega yivukije amahirwe akomeye kutaririrwa n'umugore w'umutima mwiza nkawe ugira ngo si ukugendesha. ubwo uratangiye kandi ya mitoma yawe wajya ureka kuntera isoni koko. nyamara numva nta soni bikwiye kugutera sheri kuko ujya kunyemerera gukundana nawe rwose wari ubizi ko bitazabura. ikibazo cyawe rega nawe urakabya. ntabwo nkabya nyamara ni ukuri buri gihe cyose utuma mbura icyo gusubiza. oya nta kibazo. ese kutambwiye we aka kazu nagukodeshereje ngo ujye ukabamo wakabonye ute? ibaza ariko iki gihugu kingana gutya nicyo uri kwita akazu. wenda se hatoya ariko nanone nta hantu hahuriye n'iriya nzu igeretse wari uvuyemo. ikibazo se ni inzu cyangwa ni uko ubayeho muri iyo nzu wowe uzi gutwitira mu rugo rw'umuntu wabuze urubyaro. ariko ibyo si ibintu yaguhora. ni ukuri nta muntu ufite umutima wakumva inkuru yawe ngo abure kukugirira impuhwe. gusa humura nzaguhoza ayo warize yose. akomana ni ukuri mvuze kuri nka marayika imana y'amahiga ndindire muri uyu mujyi ntabwo naba mbeshye. oya se uri marayika pe kandi nzahora. ntabwo numva ko mangara hari umushyitsi wari ufite. reka da umuntu ugenda hano se ko ari wowe gusa ariko reka mfungure ndebe uwo ari we nta kibazo. murebe nta kibazo. ngaho wawu Jacques na Rose naha mwaje kwisha se ngo mujye mukorana amabira. sheri ingewe ndigende se nshobora guhangana n'uyu mukobwa pe nigiriye mu cyumba. ngaho ariko si wowe ntiwahabana amahoro. ubundi hano wabwiwe n'iki ko twaguhunze tukava kwa mukuru wawe waduhaye amahoro yacu. cyakora uburozi burakora ndabyemeye pe. erego wataye akazi ukaza kwirirwana n'inda y'umurozi. ucunga ayo magambo yawe kari umenye ko hano atari iwanyu wakoreraga ibyo ushaka. vuga ikikugenza kiguhutaye.
urumva icyo nshaka se ngishaka hano se ni uko nari mbonye imodoka yawe hano hanze nkaza kureba ko hari hano wimuriye habara ryawe koko ngaho urabimenye rero usohoka utumuka ugende niba nta kindi ushaka ariko se tuvuge ibintu dusubira ibindi ibiki se uriya mukobwa yaguhaye iki gituma umwirukaho ubibona neza ko ari indaya ngo iki uriya mukobwa nyeshwa ese ubaye utiyubaha ntiwanakubaha kuri mu nzu y'abandi ushingira ku wita umuntu indaya ataba indaya se tuvuge ko twita inda y'umwuka wera nka mariya navuga ngo barakuroze ngo nayange niko se nyampinga we harya wowe uri isugi yuu cyangwa nawe uhuje umwuga n'uwo wavugaga urabuzwa n'iki kuncyurira se Oya, ariko kandi reka ubizi neza ko wumvise. twaryamanye vugire n'ibyo ushaka nyine shaka ari intege utuzi isi turimo ntawe utayibona urumva ntubone rero wagize umutima wo kwihanganira kwitwa mama mu bihe bigoye kugira ngo umurushe ubwenge kuko wowe wakuyemo nyinshi zitabarika cyakora wagira ngo ayo magambo mbwira wayateguye pe urakoze kumbwiza ukuri kugira ngo waje ari cyo kikuzanye ariko ahubwo niba nta kindi ugira ibihe byiza sohoka ugende aha nijya Sara we Karamere ya. ni kare iwacu rero Urakoze cyane. cyane ko hari hashize n'iminsi myinshi rwose utagera hano kandi kuko naherukaga hano nzanye wa mukobwa wabakoreraga mu rugo nuko warakoze nyine nawe watuzaniye umukozi watuzaniye ibibazo muri uru rugo ahubwo ese kugeza ubu nturashira uburakari bw'uriya mukobwa koko sheri cyakubwira ukuntu yaranyishe ngo namuzaniye umugore wa kabiri mu muryango ukagira ngo ngewe nari nzi ko atwite namwe ariko mwanyumva ni ukuri ariko uzi kubona umuntu wari kwibutsa ibikomere by'ubuzima bwawe ntiwari ukwiye kumutura ibibazo byawe nk'aho hari uruhare yabigizemo ariko uzi gutoteza umuntu kugeza naho yiyahura none se ko nashatse kumwirukana ku neza ukanga ko agenda wumvaga nzabigenzane ewe mureke mbabwire ibyo nidushaka tubireke ikizima ni uko ameze neza kandi akaba yarabonye umuntu umwitaho no mu kanya maze kuvugana na Bruno yambwiye ko yavuye kwa muganga ngo babyaye n'agahungu imana ishimwe cyane imana ishimwe yewe ubwo ni ukuzashaka ko uzabasura ni ukuri biranshimishije pe uriya mwana yaciye mu bibazo byinshi imana yanjye imana ikwiye kumuhoza amarira rwose ariko mana nanjye ubu koko nzagera igihe umuntu anyite papa humura sheri si wowe ujya uvuga ngo ni isaha y'imana itaragera tegereza wihanganye kugeza igihe nzasamira kuki muri mu mikino ariko cyangwa n'urwenya bushaka gutera gusa koko ibyo ni ibintu watera mu rwenya sa ubu ntuzi igihe tumaze dutegereje umwana ese nyine uretse kwiraza i Nyanza ariko Clary nizere ko utabeshya umugabo we ko ushobora kubyara mbabarira ntube waramubeshye gusa kuko icyo kinyoma urumva kizaramba uravuga ibiki sa hari ikintu wowe nawe muziranyeho mutambwira oya rwose ntukishinga amagambo ye sheri ntukishinga amagambo ye nta kintu nakubeshye kwiki none se reya ushatse kumbwira ko umugore wawe atakubwiye ko yakuyemo inda ikavanamo na nyababyaye cy'umukobwa yamana nyagasani we ngo kikarari mbabarira wita umutwe ngo iki ko arihangane nyine ndabizi sheri ni ukuri nanjye nananiwe kwiyakira ariko mbega umugore w'umugome we utinyuke ko ukora ibintu nk'ibyo aha rwose ntababeshye ngenda atunguwe pe urigeze koko ntabyo wari uzi ko mwabivugaga nkumva koko ari urwenya muri gutera uzi n'ikindi reka njye kwitekerezaho gusa umenye ko unteye agahinda ntazapfa gukira byoroshye karari urambabaje ngaho ishime dore urarusenye mada ishime dore nshyize hanze nyine babarira cyane ese ubwo ukwiye kundakarira Clary cyangwa ahubwo ukwiye gukorwa n'isoni z'amabi yawe ubu se ubonye ko ari wowe muntu uzi kuvuga neza ku buryo utari kuzategereza umugabo wanjye nkamwibwirira ibyambayeho mu buto bwanjye Clary nemeye ko ubimuhisha mukimenyana kuko wari ufite ubwoba ko atakwemera gushakana nawe azi ko utabyara urumva ariko birahagije pe birahagije rwose nuko nyine urakoze navuga iki kindi se abantu twese dukora amakosa rwose urumva ariko ntibikwiye ko dukomeza kuyorosaho andi makosa ngo turahishira amabi twakoze mbere nuko se nkugize nabi wabaho ndumva ubaye umujyanama mwiza wakumva uvuga gutyo
ntiyakwemera ko ari we wangiraga inama mu byo nakoraga byose. ahubwo rero kamubwire dukwiye kujya gusaba imbabazi uriya mwana wahemukiye kuriya ni impamo kuko yabaye intwari yirinda gukora ibyakuviriyemo ubugumba ubwo bigoye yemeye kwitwa umubyeyi urumva tuzamusaba imbabazi. sheri ni ukuri wanyine kuri pe uzi ko urabibonye iyo nawe mba ntatwaye nanjye nari kuba nka bebe nkisinzira sinajya mbikubwira se ukambwira ngo simbigukangishe ko nawe wavuye mu cyaro ibyaro birarutanwa yamato mwiriwe neza bose mwiriwe bite byawe sha ni byiza rwose bose okay ndabona wambaye ibisurubeti cyane ngenda umukozi we wowe bohereje ngo uze ukuri ibintu mu modoka ni njyewe rwose bohereje gusa ubishatse ariko wampa n'akazi nkagucungira imodoka kuko rwose abana ba hano n'utuma ibobo washiduka bayipfumuye reka da ubwo se wowe twakwizera gute ko utari mayibobo kete uracyari muzima se washakaga ko mfa se warahombye ntabyo wabonye Abdul we ni wowe se mbabara wikigira nkaho unyitayeho sheri rwose kumwita sheri se niko sheri wanjye sheri wawe wahe ariko rero ubanza ari wa musazi wajya gumbwira uyu muhungu muraziranye sheri cyangwa nkuko nabiketse ni wa musazi wajya gumbwira muturanye turaziranye rwose bose turaziranye ngo nta kintu avuze nubwo atari wa musazi nakubwiraga ariko ndabona habura gato ngo amwiyunge genda utware biriya bintu biri muri butu genda utware ibintu biri muri butu ibintu se ibintu ndabitwara ariko rero sheri heka umwana tugende yihangana akanguka ajye gusuhuza muzehe na mukecuru kakare gasinzira gakeya yewe yo mbega akana keza we wawu niko wamumaye nkamusuhuza keti udatinyuka gukoza intoki zawe kuri uyu mwana Abdul udatuma nkwereka uwo ndi we uranze tumye n'umwana wanjye ari uranze waretse nkamusuhuza koko niko musore watwara ibintu bakubwiye gutwara bakubwiye ko umwana wanjye ari mu byo utwara kuki ushaka kumuvanga n'imizigo n'amakazi ari muri butu ariko ese keti yako wahindutse rwose byagenze bite ntubona ko umwana ambonye akarira abonye papa ubwo amaraso nyine arakururanye ariko mbona wari kuntu ndi guhita ndi guseka nka mukanga nceceka muhungu wanjye niko amarira yesu yitayeho cyangwa we nyina yaririye iwawe yo ntiyari amarira sheri umva mubwire mereza uwo mwana mugufashe mubanze muganire ibyanyu kuko ndabona nta byivangamo rwose ariko uyu mutwara reka muteruhe ko umwana yamenye umwana yamenye koko kete uranze shiraho na kano gashuka neza hano nta kibazo uranze ko niko birangiza ubwo ndabona umubwire boss utwaye umwana wanjye terura imizigo shaka ahubwo nta soni ufite utinyuka ukavuga ngo umwana wawe rwose umva rwose kete ibyo nakoze ndabizi ko atari byo ariko rwose ndagusabye winyitura nkaho ndi icyo ntazi rwose nkaho ndi icyo ngicyo kikubwira none ubundi uri iki nyine ndi umuntu ubundi se ndakwita iki none hora umusabirizi igisambo mayibobo nyine rwose unyita icyo ushaka ni ukuri rwose sheri gusa basumba barira ibyo nagukoreye unyise nde uvuze ngo nde ariko rubanda muratinyuka ese wibagisha amagambo wambwiye unsohora mu nzu yawe nk'usohora imbwa nyine ibyo nanjye rwose mbyicuza buri munsi ariko kandi ni ukuri rwose ni ukuri kw'Imana ndarahiye kandi rwose igihano Imana yampaye kirahagije pe harya ubundi si wowe wambajije ngo none ndifuza iki niko sera wowe urifuza iki nyine ni ukuri rwose ndarahiye ndanapfukamye rwose mama yirwe yo kwitwa papa w'umwana wacu nuko ye rwose nyuma y'abakobwa 10 wamenye gutera indara ibyo byirengagiza narakubeshyiraga umwana ntabwo ari uwawe oya keti rwose ndabizi wanyuze muri byinshi kubera ariko urabizi buriya rwose uburibwe bwose wanyuzemo kubera njyewe
ntabwo nkubeshya kandi nta kintu na kimwe uzi musore nta na kimwe ndabizi nyamara ntabwo uzi uburibwe icyo ari cyo reka nkubwize ukuri Abdu ubaye uzi uburibwe icyo ari cyo ubu aka kanya ntabwo waba utinyutse kumuhagarara imbere ndabizi narakosheje rwose kandi rwose ko uyu mwana wamurwaniye ishyaka nako wabona tumye wamutwara rwose nanamukozeho koko ariko rero ntacyo ndakwinginze wituma aregwa n'abandi kandi ababyeyi be bahari sibyo rwose niko se mubyeyi mwiza ese uzi kuba umubyeyi uko bivuna ndabizi ese uzi igisi icyo ari cyo Abdu ibyo mbwira rwose byose igise nyine no kuba umubyeyi rwose ndakumva ariko ni ukuri kw'Imana nabonye isomo rwose Keti ibibazo nanyuzemo byanyigishije byinshi utakumva rwose rero ndakwinginze rwose nanjye ubwanjye ubu ngubu mpamya ko nasogongeye ku buribwe nk'ubw'igisi rwose ngirira impuhwe rero rwose Abdu ndi kukureba nkumva mbuze ikintu ngukorera nyine n'imbabazi nta kindi ese ugira ngo igise cyanjye cyari gisanzwe uzi ko uburibwe bwacyo natangiye kubwumva umunsi nyihakana kugeza igihe nabyara uriya mwana rwose ni njyewe wivugije amahirwe rwose reka mbeho gutya nibyo binkwiriye nta kindi navuga wabuze kuba papa hari icyo wafashe umwana none ubishatse nawe uri uwo gufashwa umva terura ayo magaziye uzurinde n'iyi modoka ibindi ubyihorere ndi nkawe ahubwo nashaka agatambaro nkaba mpanaguraho dore uri n'umuntu mwiza ashobora gusigira nka sengiza cyangwa tubazo Keti basi se warambabariye muri uyu mukino igise gisumba igisebe wanditswe na Singizweyezu Donati mwumvisemo Ketia mwakiniwe na Mugeniyeme Aline mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Feliciyane mwakiniwe na Katarebe Jerome Beata mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette Sara mwakiniwe na Karangwa Liliane Bruno mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy Abuduru mwakiniwe na Twagireze Evariste Leandre mwakiniwe na Mukeshimana Musa Karine mwakiniwe n'uwa Maria Olive nawe wabakiniye Clarisse ni Nyirarukundo Beatrice umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe bafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel ni mugira ijoro ryiza Ikinamico